ibitaramo iwacu bihora ari uruhurirane. Data rero mukanya wariho umwibutsi nyamara abavugisha mwana wanjye, uramenye rero muze kuza kohereza rya tsinda rishinzwe kuvunya abaza bagana uru rugo, maze rero barebe yuko ari wa muryango natumiye kugira ngo uzaze dufatikanye kwizihiza umunsi mukuru wo kwishimira impamyabumenyi nshuti wanjye akomokanye mu Buhinde. Niko bimeze rero, kandi data niwe udukunda kuvuga ati burya udakenera undi ntagakenerwe. Ni ukuri ndabona rwose baje neza, kandi baje inkokora rwose zireba imbere, baje bikwije ni ukuri. Ubwo rero nagira ngo rwose nsabe protocole ive pose ifate position kugira ngo ize kuza kumfasha kubakira ndetse inabereke mu nteko y'ibiganiro kugira ngo mu kanya tuze kuza kuruguta umugombe neza. Ibyo ni ukumviriza si ukumva. Ihizuye impiza ntabwo wayumvana umusamiro, uboshye radiyo yabuze amabuye. Icyo shwekera umutwaro. Sigurubiriro nkwakira nguhe na yombi mubyeyi. Zagukiza n'izina ry'Imana. Rekeraho njye n'ugusogongera si ukunywa itamera nk'iyabene gitore na gahindiro. Barayimutuye yabwiye ngo basogongere ngo bayikohore ubundi akabindi barakabaraza. Bari banyota ariko njye wanyakiriye neza ndagushima. Henga nsogongere by'umuco kundo nyitabe banzuka. Abatware mu byiza. Ukuri kw'Imana. Irahiye ifite umuneke n'urutoke n'inzoga y'abatware. Nukwishya ngira ngo nukubera ibitoki byo mu majyepfo ntabwo byamera nk'iby'Iburasirazuba. Ni iby'irizuba. Ariko si umunyagara byari byakomeye. Ariko ntibyadukomera. Turaza kwimenya ntabwo muranyemereye muti nimbabwira ubwo butumwa icyo kibindi gitereka hano turandayishimye Imana ishimwe. urakoze byari nakubwiye ntabwo aho abagabo basezeraniye babahurira inshuti aho dusezeraniye ihatanze indi irayitegereza. urakoze cyane bamwibutse muza kuduha iyi ntwererano. Yego hanyuma umubyeyi Nkusi mu by'ukuri ntabwo naguhisha ngo bararima atari uko maruta ubukuru atari uko maruta kuvuga, ahubwo bagenda uko bashaka uyu munsi n'ingihe warutaye. Yambwiye ngo ningera hano maze gushyigikira igitaramo nkubwiye yuko nawe abwira abana be ko yibijwe n'ikaramu itaramburura ko abatoza kugana ishuri kuva ari inshuke kugeza bageze mu zabukuru. Ngo nze kugusaba umwanya nkubwire ubundi butumwa gufitiye. Nubinyemerera ndatereka inzoga isogongere nawe utsinsureho nikunyura mbonaho nkunyura tuganira. urakoze cyane kuko nakubwiye yuko ntacyo uhirwe muri ubu. Nabyumvise ngo ntacyo tuheye. Reba byita itubya, imyaka izaba imyaniko tutaba tuyitubya kuko muri imfura zihaye. Yakiriye. Ugize imiheha hanyuma nisubu. tubereke uburyo intore z'iwacu, uburyo rwose abakobwa b'iwacu bazi gushaya bashagirira, ndetse tubereke n'uburyo imigirigiri ndavuga basaza babo uburyo nabo banimba banyemera ndetse banagwa mu nka. Ubwo rero mu kanya gato nk'ako guhumbya rwose mushonje muhishiwe, ariko ndabasaba ikintu kimwe, muze kunkundira mube maso kandi mube matwi mutaza kwa nka ba nyirabiraho. Uretse ko nabonye mwebwe, nabonye rwose icyo cyiciro mutakibarizwamo kuko nabonye muri intore, ndabareba rwose nkabona data reka iryo ndizige ndaza kurivuga mu kanya, ntaza kuba nkayanganiriza iyo cyane iganira n'abayinegura, kandi umwanya ugihari n'igitaramo aribwo tukinikiza. Akoze kandi umuryango wa Jean Baptiste Torero, umwanya muduhaye mutadusigiye ahubwo mukaduha urubanza ngo tubanze. Bitweretse ko ibyo umubyeyi Ibrahimu Hatungimana yatubwiye atatubeshye. Yatubwiye ko abagendera mutabogare inyuma y'imyugariro
cyangwa ngo mubasunikishe isando, atubwira ko muri imfura zikarabye ibyo yatubwiye samari burira nanjye nzabibwira abo twibaruka, kandi ubumwe bwacu namwe buzakomeza guca inkora. Ndagutangariza ko uhereye nonaha ibyanjye nawe bigiye kuzaba urujya n'uruza nk'umuyira w'intozi. Tukugendereye rero tugufitiye ubutumwa tugufitiye ntabwo ari ubwa nimugoroba, ahubwo buraturuka mu ihitira. Byari igihe ibinyamafufu byari bitangiye gutuga ubutaka, ibinyamisogwe duhura duhungira duhunika, ariko ibyishimo byacu byari bishingiye ku mahundo, yaba y'ubusetura ya Nyundo ya Gikore ndetse n'amamikazi, turimo kubeta tuvugira duhoza uruyama ngo dukwize igikoma ababyeyi. Turi muri icyo gitaramo rero, umwana udukomoka urukiryi Eugene Nambajimana yarakikutse ku nkiko acyuye ishya, nuko agira ijamo aratubwira ati mfite irimbanda. Umubyeyi Burahimu amwitegereje mu ruhanga n'amaso nza yari afite, aramubwira ati genda uhagarare ku nkingi usanzwe ubarizwaho y'indamurano, ibikorere by'amasonga biteka inkingi y'iziko, atabiru wakuru bagane byumva uhore, ati hanyuma uri vitatu, atari ko ababyeyi nabo ntibibabuze kugana ikirambi cy'epfo cy'umwakika w'inkingi y'isoni. Umwana ati ndakuze, nkeneye gushinga umugero nkabona imiganda yawo, nkabona umugore nkazagira data bukwe n'amabukwe, nkazabyara abahungu nkabyara abakobwa, mukazabona abuzukuru n'abuzukuruza bankomoka urukiryi. Abari aho bakomye mu mashyi, umubyeyi amuha ikiganza, ariko aramubaza ati ko wavutse usanga umuryango wacu tugira amaziri, washimye he, wakunze nde, turamukundiye iki? Umwana ngo adusubize arasuka kuri kimeza, ahamya ko nyirasenge yamurangiye umuryango wa Jean Baptiste Torero, akamubwira ko ari umuryango duhirana kandi duhuje amaziri, akamubwira ko ari umuryango utiza ifizi inka zikabyara zidakitse, akamubwira ko ari umuryango ukama amata ntacika amende, akamubwira ko ari umuryango ubyarashyashya bo bibaruka bameze nk'abaheburayokazi batajya mu byuma iyo babyara. Twese twemeranywa ko uwo mwana na nyirasenge batibeshye, wadusubiza ati ariko nakunze y'umukobwa witwa Solange Mukamunana. Ati nkimubona namukundiye ibintu bitatu. Ati Mukamunana arangwa n'umwete n'umurava ku murimo. Ati Mukamunana arangwa n'umuco n'uburere ubona ko mora kubamwibarutse. Ati Mukamunana iyo tuganira mwumva inama zubaka igihugu ndetse n'imiryango. Ati none babyeyi, niba nge na masenge tutaranyuze ukubiri n'ukuri, nimunsabira Solange Mukamunana nzubaka nishimye, sinzabatera ubugwari, imyaka izaba imyaniko mugishimwa, nzirinda amajorwa. Twahise tumushima, dutangira ibyiciro by'umuco, tubagendera turi isibo ikwiye, tubasaba irembo ry'umuco, iryinjira inkwano rigasohoka umugeni. Muri duhaye twarifatishije umuco wundi, aho twazanye inyana y'ibihogo iherekejwe n'urwungu rw'umugoroba, irembo turarifata, tubatumaho intumwa ko tuzabagendera ku mpuzandengo ingana gutya, namwe muri aho tukanamana uyu muhungu tukamukura mu kirambi kugira ngo atazaharambya bikamutera kugumirwa. None rero mubyeyi Nkusi, nishimiye kugusanga ku ruhembe rw'abo tugiye kuganira. Nakubonye nibuka urugamba twabanyemo, nibutse ubugu twabuguzanyije, nibutse ko ibuguza ryacu nge nawe ntawigeze agere ku muvuno wa cundi sedondi, cyangwa ngo amutebe cyangwa mutere mpaga. Nibuka ko ibuguza ryacu ryaranzwe no kujya umujyi umwe, tukanzura tuguye miswi. None rero mubyeyi, nagira ngo nkubwire ukuri, Umunyarwanda yavuze ko ushaka gukira indwara yirata, kandi kizira guhisha uwahishaho. Yaba nge n'aba turi kumwe n'abasigaye inyuma kuko umuryango wacu ari mugari, dufite ubukene. Dukeneye ko mwaturema amaboko mukatwumva inkokora, hanyuma mukadukenera ku mbuto muntu. Imbuto muntu tubasaba ni uyu mwana ubakomoka urukiryi Solange Mukamunana, ukabona umukwe nkabona umukazana. Ejo n'ejo bundi ifoto bazibona ikazadukorera mu ngatage nawe ducogora urukiryi. Nyemera rero umusozo w'iri jambo ngutire ku muntu wanditse wari wisaba akazi, hepfo yashoje agira ati mu gihe ntegeze igisoro cyanyu cyiza, mbaye mbashimiye. Abakoze murakabyara.
gutekereza niwo ugusanze mutima utuje utagira itiku utatse tuzi uteta ritoto utita ku by'amatiku iteka utumuhororota udatuza amaze ukamwirata ni igitego mu gutoha nk'ihoho ryahogoje bose ni umugisha washimye ntagashavure shenge shenge umutera ishema n'isheza ni agasaro gasa n'isumo insimba asumba bose asa n'uwasizwe isura isuku ni yose suku usagambe ntugasaze naragukunze nshira agahinda umutima utangira kuvumera ari urukundo ruvugisha igihe ribandagaye rirenze nuko yigaba mu nganzo akajya umugambi wo kuguhimba ni umuhungu ukunda kumva uwakunze gukora ibikwiye iby'ubukungu bitamukanga urwagukunda ruragukwiye kuruguhata niko mbishaka Sora dore ugiye iw'abandi uzakunde umugabo wawe uzamukunde umukundwakazi uzamuteteshe umutoneshe numukundira ukamukunda azagukamera itagitebeje umukondo kidatuje umukama naragukunze ndeba naragukunze ndota naragukunze wanga naragukunze uraje nguza tubane iteka mve mu kirambi iwacu njye mu gituza ntuze vuga akajambo yego maze abasaza baze n'inzoga za gihanga ndetse n'iza kizungu ndetse na cyapanga bihoga itaha iwanyu nyuma bakume mwari burya gukunda utazi itanura rya kanabi gusa abakobwa nkanjye bishabunda byinshi nateze yuko mbwira aho urukundo rwacu turuganisha none dore uyu munsi uraje gusa nkubwire yuko ngira ababyeyi nkunda ngana ababyeyi banjye ndabona umunsi waje tujya kuri uyu rutwacu iyo mu bushorishori bavuga ijambo ryiza rigana b'iyi minsi mbona umushinga wacu ukuranye n'uwo mwami ndavuga Yesu Kristo urugo rwaduhiye Sora darakujyanye uzamukunde uzamuteteshe numukundira ukamukunda azakwerekana no mu nshuti ze oje dore utwaye Solange ni muzira nkoni ni muzira nzara ni muzira cyaha ni muzira cyasha ni mukunda umurimo Sora utaye mama wawe ugata papa wawe ugata barumuna bawe na basaza bawe nguko uragiye uradusize Sora igendere niko bigenda natwe twakura kandi tuzagusura Sora mama wawe umuteye agahinda ariko nubwo ugiye ntakwanze ugiye yagukundaga kandi ugaragaje ko uri umwana wahawe uburere babyeyi namwe mwabyaye Solange turabashimira mwarakoze mwamuhaye impanuro za kibyeyi turabakunda cyane oje uramujyana uzamukunde umuteteshe nagira ati mugabo mwiza nawe uti mugore mwiza maze muhore mu Rwanda
reka ncumbikira aha nsubire igashirabwoba babwire ibyo mvanguye numva aho najyanye. Yari umusizi udasobwa mu nganzo usiga bagasigara basiganuza ngo uwasize yasaga ate. Ingabire Kevine mwene Budende François wa Munanira ya Migabo wa Nkunda wa Rwangabo rwa Mbaraga wa Kabarira ka Ntamahanga. Murakoze. bakiriye turabasabira umugisha, turabasabira ko ingoma ibihumbi bahora babyukurutswamo impundu, turabasabira ko ibyansi ibihumbi byahora ku ruhimbi rwabo, turabasabira yuko inema zawe zidukuramo inenge zaboma ku ruhanga, bona babo aho bazajya hose bakagirirwa impuhwe bagafungurirwa imiryango, ukabarebera aho batarora ukabavugira aho batareba, kuri uyu musozi ukabagira indashyikirwa, urugo rwabo rukaba ishyoro ryaka, urunyuzeho wese akazahabona uburuhukiro, buri muntu wese winjiye ahangaha ntakahave yiciye isazi ku munwa. Ngaho rero turashengurutse turinde gusitara, tugirane natwe mu ngo zacu, uyu muryango mugari usigarane nawo, nitubwirane amakuru y'ubuzima buzize umuze, tuzongera twatuza akanwa tugushime. Byose tubisabye twizera ko biduhera ubuntu ku bwa Yesu Kristo umwami wacu, kandi n'abavuga Yesu twese tugire tuti amen. Mwebare.